tubahaye ikaze kuri Gorilla Gospel TV, cano Imana ihagurukije kugira ngo ibagezeho ijambo ry'ukuri kandi ry'umwimerere. Tukwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo igihe cyose ikiganiro cyangwa se ivugabutumwa rigeze kuri cano rizajye ribageraho, kandi mukore share kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze rigere kuri benshi hagiye hatandukanye. Muramudufashije kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo. Reka dutangiye dusenga rero. Data, mu izina rya Yesu, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana y'ubuntu n'amahoro, turagushimiye ko Mwami Imana wongeye kutwibuka kandi ukatwitaho. Wowe Uwiteka ngushimiye kubw'uyu muntu ugiye ufata umwanya we agatega amatwi Uwiteka ijambo ryawe. Reka Data umuhe imbaraga ndetse z'umwuka wera zibe muri we. Uwiteka Imana yo mu ijuru, reka umugirire neza, kandi Mwami Imana mwuka wawe wera akomeze amuyobore. Data, ndasabira umugisha uyu muntu Uwiteka Imana ufashe umwanya kugira ngo akurikirane ijambo ryawe. Reka uhumurize umutima we, kandi Mwami Imana urebe Mwami Imana ibyifuzo byo mu mutima we ubashe kubisubiza. Muhe imbaraga Mwami Yesu Kristo zo kugira ngo atsinde ikibi Uwiteka, kandi umubere ingabo imukingira imyambi yose ndetse n'intambara Satani amurwanaho. Ndamusabira Mwami Imana ingabo zawe zo mu ijuru kugira ngo zururuke zibane nawe. Ukomeze Data umurwanirire intambara nk'uko wagiye urwanira intambara ubwoko bwawe. Ijambo ryera tubwira ngo ukohoze kera na n'ubu ni kuri, kandi ntuzigera uhinduka. Ijambo ryawe ni ukuri, kandi ijambo ryawe rirabohora. Ni ukuri gitari cy'amahanga rero, komeza ubane natwe muri icyo kiganiro, natwe uduhe amagambo y'ubwenge, kandi Mwami Imana uduhe Witeka kuvuga no guhamya amateka n'amategeko yawe nk'uko ubigena. Ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye, amen. Reka dukomereze ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, aho turi buze kuganira ku ijambo urusengero, cyangwa se benshi bakunze kwita inzu y'Uwiteka. Turaza kurebera hamwe ninde wabashije gutangira icyo cyifuzo cyo kubaka inzu y'Uwiteka. Turabasha kuza no kurebera hamwe uburyo ki Imana yaje kuba yafata iki cyifuzo. Ikindi cya gatatu kandi turaza kurebera hamwe urusengero nyakuri Imana yishimira. Twinjiye mu ijambo dukura muri Samweli wa kabiri igice cya 7 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 7. Haravuga ngo, bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati, dore ubu mba mu nzu yubakishijwe imyerezi, ariko isanduku y'Imana iba mu ihema. Natani asubiza umwami ati, genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani riti, genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti, uko niko Uwiteka avuze ngo, mbese aho uzanyubakira inzu yo kubamo? Uhereye igihe nakuriye Abisiraheli muri Egiputa, ntabwo nigeze kuba mu nzu kugeza ubu, ahubwo nagenderaga mu ihema nk'ubuturo. Mbese ahantu hose nagendanye n'Abisiraheli bose. Hari uwo navuganye n'umucamanza wese wa Isiraheli, uwo nategetse kuragira ubwoko bwanjye bwa Isiraheli, nti, niki cyababujije kunyubakira inzu yubakishijwe imyerezi? Nuko tugiye ku ijambo rya kabiri riri mu Ngoma za kabiri igice cyaho cya 6 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Nuko umukambwe wanjye Dawidi yari yaragambiriye kuzubakira izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli inzu. Ariko Uwiteka aramubwira ati, wari ufite umugambi wo kuzubakira izina ryanjye inzu. Wagize neza, kuko wabigambiriye mu mutima wawe, ariko si wowe uzubaka iyo nzu, ahubwo umwana wawe uzikurira mu nda, uwo ni we uzubakira izina ryanjye inzu.
Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yacu irahambaye. Ubundi ijambo ihema ni ikimenyetso cy'uko cy'ahantu Imana yatoranije kugira ngo habe ubuturo bw'izina ryayo. Ikintu Imana yakoreye ibi bintu ni ukugira ngo Abisiraheli bose nibazajya bareba ihema bazajye bibuka yuko Imana iri muri bo kandi igendana nabo. Ubundi ijambo ihema ni ijambo risobanura inyubako ariko yimukanwa ivana ahantu ikaba yashirwa ahandi. Nuko ubwo Abisiraheli bavaga muri Egiputa, Imana yagendanye nabo, ndetse Imana yabagendaga imbere nijoro nk'urumuri cyangwa se nk'urumuri rwinshi cyane, ndetse ku manywa ikabagenda inyuma kugira ngo ikomeze ibamurikire. Ijambo ry'Imana rivuga neza ko ihema ari inzu, ikimenyetso cy'ubuturo Imana yashaka kugira ngo iyereke Abisiraheli ko yishimira kuba muri bo. Haleluya. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nuko Imana itegeka Mose kugira ngo ayubake ihema, ndetse afate ibisate bibiri yahawe by'amategeko abishyire mu isanduku y'isezerano. Ibyo bijye biba ikimenyetso cy'uko ayo masezerano basezeraniye n'Imana ku musozi Sinayi bagomba kujya bayabika mu mutima wabo. Nicyo byasobanuraga, ndetse ni nacyo cyatumye Imana irema iyo sanduku y'isezerano, ndetse irema n'iryo hema ry'ibonaniro. Ni ibintu byatumaga Abisiraheli bibuka yuko Imana iri kumwe nabo, bigatuma bataramya izindi mana. Igihe cyose abantu bubahaga Imana, yabagiriraga neza ndetse ikabahumuriza mu kubana nabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu gihe rero cyaje kubaho, mu gihe Dawidi, umugaragu w'Imana Dawidi, yakurwaga mu bwungeri bw'intama, Imana yamugize umwami wa Isiraheli. Uwo mugabo Dawidi yari umugabo ugira ishyaka rikomeye cyane kubera ko yubahaga Imana. Imana iza kwishimira uburyo ki Dawidi yubaha, irangije imukura ku bwungeri, iraza imushyira ibwami, aho Dawidi yagiye agaragariza ubutwari bugiye butandukana. Imana yamukoresheje iby'ubutwari. Igihe kimwe Dawidi aza kuzajya ku rugamba, asanga Abisiraheli bose bacitse intege. Hari umugabo w'umufilisitiya witwaga Goliyati. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu mugabo yari umugabo muremure kandi munini, ngo igihe cyose ngo yaramanukaga akajya mu kibaya, agatuka Abisiraheli, agatuka n'Imana ya Isiraheli. Dawidi abibonye aravuga ngo ibi ni agasuzuguro. Atangira kubaza ngo niki gituma mureka uyu muntu agakomeza gutuka Imana? Kandi Dawidi yarakiri agahungu gato cyane. Imana imukoresha iby'ubutware. Abwira umwami Sawuli ati, yewe niteguye guhangana n'uyu muntu utarakebwe utuka izina ry'Imana. Abantu baramubwira ngo umuntu ubasha kurwana n'uriya mugabo akamutsinda, umwami aramuhemba ndetse kuzashaka umukobwa we. Dawidi ajya kurwana na Goliyati, Imana imushoboza gutsinda Goliyati, amutsinda, amuca uruhanga, arushira umwami Sawuli. Dawidi yaje kuba umwami, ajya ku ntebe y'ubwami. Amaze kubaka inzu nziza y'ubwami bwe, atangira kumva ko hari ikintu abura muri we. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Arangije abwira umuhanuzi Natani ati, ngewe ntuye mu nzu nziza y'imyerezi, ariko isanduku y'isezerano y'Imana yo ituye mu ihema. Aho niho inzu y'Imana yaturutse. Abwira Natani ati, nge ndumva nshaka kubakira Imana inzu.
ariko Imana iramubwira ati ese Dawidi we, ni iyihe nzu wanyubakira nakwirwamo? Imana iramubwira ati njye nishimira kubana n'Abisiraheli nk'uko nabanye nabo bakiva muri Egiputa, nagenderaga muri bo. Haleluya. Imana yagendanaga n'Abisiraheli aho bagendaga bajya hose. Ibi bishaka gusobanura iki? Ibi bishaka kuvuga yuko Imana yishimira kugendana n'abikunda. Nimba yaragukunze, Imana irashaka kugendana nawe. Nimba yarakwitangiye, Imana irashaka kugendana nawe. Haleluya. Kubera ko yagiye ibona kenshi iyi Imana iri kure y'umuntu, umuntu aracumura. Haleluya. Kandi Imana ikunda umuntu yaremye kurusha ikindi cyose kibaho. Iteka ryose Imana yajyaga kure y'umuntu, umuntu yakoraga ibidakwiriye, bigatuma Imana irakara ikamuhana mu maboko y'abanzi be. Imana yacu nishimwe. Nicyo cyayiteye kuvuga ngo reka njyewe nze mbane namwe, ndetse mbayobora inzira y'ukuri, inzira y'urukundo, ndetse inzira y'amategeko yanjye. Ninjye uzabasha kubashyigikira ndetse no kubatera imbaraga kugira ngo mubashe kubana nanjye. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nk'uko ijambo ry'Imana rimaze kubidusobanurira, tumaze kumva ko uyu mugabo Dawidi ari we wa mbere wazanye igitekerezo cyo kubakira Imana inzu. Imana isa naho imubwira yuko idashobora kuba mu nzu yubakishijwe n'amaboko y'abana b'abantu. Imana yashatse kubimwereka, ariko kubera ko Imana yakundaga Dawidi, iza kumusezeranya ko umwana azibyarira ari we uzubakira izina ryayo inzu. Aha reka tuhatinde gatoya. Ntabwo Imana yigeze imwemerera ko izayubakira inzu, ahubwo yamubwiye ko umwana azabyara azubakira izina ryayo. Haleluya. Reka tujye dutandukanya ibintu. Inshuti mwene data, ndagira ngo uyu munsi dusobanukirwe kandi tumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubundi inzu ijambo ry'Imana ryita ubuturo bw'Uwiteka turarisanga mu Bakorino ba kabiri. Aha niho tuza kubona inzu Imana ishaka yishimira. Nk'uko yabanje kubwira Dawidi, iramubwira ati kuva kera njye nishimiraga kubana n'ubwoko bwanjye. Uko ni Uwiteka Imana yamubwiye. Yaramubwiye ngo njye nishimira kubana n'ubwoko bwanjye. Ariko mu gihe cyaje kuba Yesu aze mu isi, noneho ntabwo yabanye n'ubwoko bwe gusa, ahubwo yagize ubushobozi bwo kuba mu bamwizera bose, aricyo twita kwakira Mwuka Wera. Burya uba wakiriye Kristo. Reka turebe mu Bakorino ba mbere igice 6:19-20, haravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe. Nta kindi rero ijambo ry'Imana ashaka kutubwira ko mu mubiri wacu ariho Imana iza gutura. Aha niho tuza gutura. Haleluya. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo nitujye dukubura imyanda iri mu mitima yacu, mu mubiri wacu, zange sombi turimo turajyana mu rusengero rw'Imana. Hari benshi bafashe urusengero rw'Imana ariko umubiri wabo bakarwinjiza mu ngeso mbi, bakarumenamo ibiwangiza. Ariko reka nkubwire mwene data, Imana irashaka ko weza urusengero rwayo. Uyu munsi wa none niba wasuzuguraga uwo mubiri uwukoresha ibidakwiriye, ndagira ngo nkubwire ko nshuti mwene data, uwo mubiri Imana yawuguhaye kugira ngo utuzemo Mwuka wayo wera, maze uwemerere akuyobore inzira yo gukiranuka. Nukuri ndakubwiza ukuri ko niwemerera Umwuka w'Imana ukaba muri wowe, Imana izakugirira neza kandi Imana izagutabara. Nshuti mwene data, hari byinshi bimaze iminsi bicicikana mu gihugu cyacu, ndetse aho igihugu gishinzwe ubuziranenge RGB cyahagaritse
RGB imaze guhagarika insengero zirenga ibihumbi 4, havuzwe amagambo menshi ndetse haboneka n'abatangira kuvuga ngo ni ibihe bya nyuma, ngo hakozwe ishyano n'ibara. Ariko nshuti yanjye, reka nkubwire, ikiriya gikorwa si igikorwa cyakozwe na RGB gusa, ahubwo ni Imana yari ifite mu kuboko kwayo, kuko Imana yari imaze kugira ndetse umubabaro ukomeye, kuko hari abantu bitwikiriye izina ryayo ndetse bagakora ibyo gusebya izina ryayo. Hari abantu biyitirira abapasiteri bagafunga insengero, bagafungura insengero, nyamara bagamije ibindi ndetse n'inyungu zabo, ndetse Imana byarayibabaje. Kandi ndakubwiza ukuri ko Imana itazigera yihanganira kubona ubwoko bwayo bukomeje kwibwa, ndetse no kubona intama zayo zikomeje kuribwa n'ibirura byambitse impu z'intama kandi ziyorobetse. Reka nkubwire mwene data iki ijambo ry'Imana rivuga kuri bano bantu. Reka nkubwire muri Matayo igice cyaho cya 23. Reka dusome muri Matayo igice cyaho cya 21. Haranditse ngo, nk'uko twasomye, arabwira ati, byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo. Uko niko Yesu Kristo avuga ngo haranditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo. Mu yandi magambo, nta kindi kizakorerwa mu nzu yanjye. Ngo ariko mwebwe, arabwira abashumba, abafarisayo, arabwira abapasiteri bo muri kino gihe, ngo ariko mwebwe mwayihinduye ngo isenga y'abambuzi. Yesu yari afite agahinda. Reka nkubwire nshuti mwene data, ibi bintu bije guhagarikwamo n'Imana. Ndagira ngo nkwibutse ko na Kristo ubwe akiri mu isi yafashe inkoni, ageze ahantu hari urusengero, asanga baruhinduye isoko, agira umujinya, afata inkoni amenagura ibintu byose. Imana ibabajwe cyane n'abiyitirira izina ryayo ariko bagasenya umurimo wayo. Ibabajwe cyane n'abapasiteri b'ibirura b'ibisambo. Nshuti ba Kristo bene data, nimube maso muri runo rugendo rujya mu ijuru. Nimube maso, kuko Satani ashize imbaraga mu kunaniza abagenzi bajya mu ijuru. Ashize imbaraga mu kuzana abantu ndetse bitwikiriye umwambaro wo kwera kandi ari ibisimba. Imana yo mu ijuru baha ubwenge. Imana yo mu ijuru ibafashe kugira ngo muhaguruke, musenge ubudasiba, musenge kandi mwiyeze. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ni musenge ndetse muhunge Satani nawe azabahunga. Imana yo mu ijuru ni inyembaraga. Nuramuka umenye ko uwo mubiri Imana yaguhaye ari uwo gushiramo Mwuka Wera. Reka nkubwire nshuti mwene data, hari ibintu byinshi Imana ije kugukorera, hari ibintu byinshi Imana ije kugukemurira, ariko irinda abantu biyambitse impu z'ubuhanuzi, kuko Satani arimo arakoresha inzira zishoboka zose kugira ngo agushe abantu ndetse yihebesha abantu, kugira ngo abantu batangire bavuga ati nta Mana ibaho, kugira ngo abantu batangire bavuga ati uriya muntu nari naramwize nk'umukozi w'Imana, ariko dore ibintu ari gukora. Reka nkubwire nshuti y'Imana, hakura amaso ku bana b'abantu, uyahanga Uwiteka Nyiringabo, nawe azakugirira neza. Kura amaso ku bana b'abantu, uyahanga Imana yakuremye, nayo izakugirira neza. Nutaka izakumva, nuterwa izagutabara, kuko ni Imana idahemuka. Ijambo ryayo ratubwira ngo yitwa ntihemuka. Haleluya! Umuririmbyi nararirimba ngo yitwa ntihemuka, iyo niyo
mana yawe yitwa nihemuka, iyo niyo mana yacu. Reka rero dusoreze ahangaha tubashimira ko mwabanye natwe. Imana yo mu ijuru kandi Imana yaremye byose ikomeze ibagirire neza, mukomeze mubane natwe umunsi ku wundi, tubagireho umugisha natwe mutugirireho undi, mu izina rya Yesu, amen.